nabonye coach Gaeb niyo mpamvu ngira ngo tuvuge okay mubaze abantu bacuzaga ibyo kurya n'ibyo kunywa niki Kigali Universe ni yande oye niyo coach Gaeb 150 hari projet ebyiri uva musobanurire what wave banza umve ni what wave babita guki iriya company yanuze Kitoko bibarwa Kitoko hano bure nuwina ha n'umuntu wacu ni tangazo ejo ryasohotse rivuga yuko Vestina na Dorcas kubera ubushake bwabo batagikeneye gukorana na M n'ubushake bwabo nimba ari ikintu kigorana ari nabyo yago ajya avuga nukuntu abantu batazamura impano umuntu runaka nka kamarade yabaga afite kuzana umuntu kuri YouTube yamukuye nka Musanze hakirene yamubonamo imana akakubaza kamara wamaye nimero y'uyu muntu urumva ni Vestina chanira barayisubiranye buragira uti n'akaruko kandi ngiye gunda ikiganiro kiri ku murongo barashwanye barongeye bariyunze abana barangije amashuri bigera aho ngaho bakora ubukwe nyuma yaho gato twumva ngo Vestina yatandukanye n'umugabo cyamamare nka kamarade wageze kuri byinshi ku izina rikomeye akaba yasuye Home Bar and Restaurant dufite amacumbi dufite ibyo kurya no kunywa dufite Men Empire Shop mu Kinigi twambika abantu n'ibindi bintu bitandukanye be blessed nibyo koko ni nasawa cyane wahisemo gukurikira Men Empire ndetse na Faxman TV ndagushimiye nitwa Sot Official amazina yanjye ninge tubana rimwe na rimwe iyo byabaye ngombwa hano ariko nanone uri umuntu wa danger kuba ugeje kuno munota utangiranye ikiganiro natwe ni iby'agaciro ni sawa cyane ndi kumwe na Men CEO ndetse na Faxman TV nibo tuba tugiye kwa tuganira gake kugira ngo tumenye uko bimeze ndabakira ariko nanone mu kiganiro murakoze cyane uri umukire ubukire nese kashaka kwigufasha ukashaka kwigufasha wayimuhaje thank you so much uretse wanze umva ibiro kamarade arimo aravuga urashaka kuyimufasha kandi wakeneye kuyifata in the name of Jesus mvuze ikisi nyine umuhaye mikoro ajya kwikamata waretse bakayigufasha uyifata utera mineri soni muri kiganiro kandi si uyifata ntabwo nzi kuyifata waruyincapa kandi wayinyimye none se gucyo bashaka gufata nari ngiye kubyigira hano warugiye kwiga kuyifata okay sawa aho ni sawa cyane ya sawa cyane ukabiyifasha reka ba Faxman bagufasha dodo kanyigufashe nari usho uyegeze imbere navuga cyane uyisubiza inyuma nyine kugira ngo balancing gacenga okay fine umeze neza meze bon urakomeye ndakomeye ndashimana Faxman ku rundi ruhande nawe urakomeye nge ndurwembe mfunzemo beaucoup de liens ndashimana ni ku cyumweru twari tuvuye muri concert ya The Ben tujya gusenga urumva nje bundi ku cyumweru umva nje bundi ku cyumweru mba ngomba gusenga nabonaga rero nimaguruka mu gitondo ndi bugera amataniro yarangiye ntabandi reka nteranira Musanze turarutageze oya hari indirimbo ya Titi Brown yitwa Ngwinurare rero ubwo nanjye niyo ndi gufana muri minsi Musanze hakubereye ubuki handyoye cyane gusa na ahantu ushobora gukenera ukabimbwa urebye nabi Musanze icyo kintu ntabwo tucyemeranye Musanze ni blessed land nta muntu ushobora guhura n'icyo kibazo ari Musanze kurya kunywa kuryama byose ntibishobora kuhaba nibyo byari sawa ariko roperi systeme de technique shabaye amaze aha ibyo byo nta experience mfitemo kuko nago ndabona undi muntu uvuga nk'ibyo kuri iyo ngingo ni nk'ibihe bintu uzi neza ko iyo umuntu yageze Musanze ibyo bintu nyine agikubitana nabyo no gutaba utangiye kuvuga ati sha akambe ndetse akatangira kongeza iminsi first of all hari imikorere ikindi nyine hari amafaranga hari ubuzima hari imibereho hari ubutaka bwiza hari ikirere cyiza n'ibintu byinshi wahura nabyo wageze Musanze ibyo Faxman yahuye nabyo cyane rwose uri kubona itabaye atari gusa neza ugereranyije nuko yasaga ari Kigali nacyo rero
njya ngishidikanyaho rero nkumva nawe ndazuri bikizungereza imba nabuje nacyo ariko habe no reba metero ziba zirimo hagati respectinze mwana iri fofe ya tansiyo umugabo we izina yawe aho ngaho oya man oya bitwaye iki bitwaye iki hano kamarade reka nirinde bana kwirinda biruta kwivuza yagize ubwoba kugira ngo nawe utinye ishyamba Itimana yambwiye cyo maze kukibona irabwiye kamarade na njuga abantu bagira intinyi maze kubibona oya nta butinyi nawe utinye ishyamba umva ngubwire ntawe utinye ishyamba atinya icyo bahuriyemo uzi ibyo yahuriye ubwo nabyo do mifuka urarata umunyabwenge agira amakenga kamarade rero oya urumva tuba tugomba no kubaha tugomba kubaha ni umumama ndi mama Shema na Isheja afite umugabo afite abana meze neza ufite umugabo n'abana kumwegera ni ikibazo mama Shema harya wa mugabo bamwita Ndera ufite abana nk'icumi ufite content kuri YouTube afite n'umugore bigisha ibintu byo guca imyeyo no n'ibikiniki bamwita uburyohe buryohe ntandukanyiriza mama Shema na mama buryohe n'umugore wa papa buryohe batandukanye abo bose nuko ari inzobe ko batandukanye n'abatandukanye asa nk'ubatandukanye bose saba mama bose naba mama batandukanye rero iyo uri kuganira n'umuntu ufite content kuri YouTube urumva ntukitinye irekure wisasambuwe oya nawe mwimereri wawe kama wanabyumsha no yishimiye uko ndi kwactinga oya yishimiye ko kwactinga uyu mumama waramukunze nicyo kintu nabonye ahubwo umugabo wagendere kure urumva rero nkwereke umva mbweso umugabo w'uyu mumama agendere kure kuko n'ubwa mbere kamarade ndi kubona ari gukora ikiganiro yirya urumva ngo namwe turi neti se okay nari ndabyemeye sawa yego ngaho igeze intebe hano ubwa mbere n'ubwa nyuma mbikubwira utyo mu kanya n'ibindi birakurikiraho yego ariko nanone twararanye amajoro kuri uno munsi bwo ryari ijoro rya tariki 13 twari turi mu gitaramo cya The Ben ndetse na Bruce Melody byiswe Country Summer Tour mbere na mbere ku ruhande rwaye ni igitaramo wabonye cyari kimeze gute Musanze wanyu cyari kiza cyane turi n'abanyamahirwe kuba ariho byahereye buriya iyo bije nyuma ari gihe abandi baba baracitse intege ariko kuba twabaye abambere turi abanyamahirwe ikindi kintu nabonyemo kitari kiza cyane nuko ntashimye yuko stade tuzuye nyine stade ntago yuzuye nkuko nabikekaga kandi numvaga iri bwuzure yego bari abafana barimo bo ntibari babaye oya ntago bari bahagije ariko none wari no kwishyura abantu oya ugereranyije mu kwirekura abanyamusanze rega turabakira ni abanyamafaranga kubona umuhinzi w'ibirayi cyangwa umuntu uvuye gukora indi mirimo akaza akishyura VIP 10,000 mu gitaramo cya The Ben na Bruce Melody much respect nyine hari ukuntu abantu bafata abanyamusanze ariko twerekanye itandukaniro nuko badufata nimba umuntu yumva ko yakishyura amafaranga ya VIP bivuze ngo azi uruganda icyo rumumariye yego ugeranyije mu myidagaduro Musanze ni cye kintu cyo mu myidagaduro kiza imbere hagati ya football music ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ni iki kiza imbere muri Musanze ibijyanye n'umuziki ho Musanze ntago iri ku rwego rushimishije cyane ariko football iragerageza kabisa n'ikimenyimenyi n'ikipe yabo nka Musanze yahuye na Rayon Sport urabizi Musanze yahuye na APR barakubita abanyamusanze ni abantu bameze neza ujyanye na football bameze neza ariko nanone buriya Musanze nikeza yuko iri mu duce nka dutatu mu Rwanda twinjiza amafaranga menshi ndetse n'amadovize menshi ava hano warubizi yego so bivuze ngo roni ntari iri blessed nkuko yabivugaga n'abantu bayituye ni abantu birekura ni abantu batanga amafaranga ni abantu donc ni Musanze iryoshye ni Musanze ya business kwidagaduro hari ahantu banyeretse hari akabari hari habere after party
biragoye kugira ngo muri Kigali ubona Bahita akabari muri nk'akariya Runa. muri Runa bafite boîte urayiruka batse hani mu Rwanda ni he so ni Musanze ikeye Musanze isukuye Musanze y'ibikorwa abantu barakora 28 barakundanye barakigikirana abantu batipe buriya nta rwango bagira iyo yakwanze arabikubwira iyo yagukunze arabikubwira so buwate muri Musanze yahageze se ntago nahageze nahabonye ku mashusho yari mudangamira kamarade ndagira ngo wirekure kumwe n'uyu mumama mani mubeho kamarade oya nimba afite n'ikibazo kamarade nabanza asuhuze mumama kamarade nabanza musuhuze gatoya muvugane iki kiganiro ko mugiye kugira gato okay nari mo ndavuga kuri Musanze nakunze ibintu by'iwanyu nakunze uburyo ki mutanga service neza nakunze abakobwa banyu nakunze ababyeyi banyu nakunze abagabo urabona ko na hantu okay ni umujyi wa kabiri kuri Kigali sibyo ibyo bintu turabyemeranywa ibyo nabyemeye nabikonfirimye igitaramo cyakimeze neza igitaramo cyateguwe 155 AM yashizemo imbaraga nyinshi ndashimira babaye hafi cyangwa bari kugitegura ubwo harimo Claude manager wa Bwiza harimo amujama wundi bagendana nabandi benshi yewe harimo ba Fiacre barabadushimiriye harimo ba Alexis Muyoboke urumva ni impande zombi ba Coach Gary bashoyemo amafaranga utararenga 155 iza gute muri kino gitaramo twarumvishe mu bintu bavuze na 155 irimo ahubwo nuko bashimiye umukire Coach Gael nuko bashimiye umukire Coach Gael buretse nyine mbanza nkubwire bashimiye umukire Coach Gael urumva bashimira imikorere yiwe urumva bashimira n'uburyo ari we wateye igitaramo inkunga urumva ariko ntabwo bagarutse ku izina rya uretse mweretse akantu kamara Bralirwa niyo ikora bino binyobwa byose tunywa sibyo ariko Bralirwa iyo bayivuga bavuga izina Bralirwa ntabwo bavuga Primus Mitsingi Fanta cyangwa ikindi kintu sibyo bavuga Bralirwa ku giti cyayo noneho Coach Gael yahisemo kwivuga ntabwo yahisemo kuvuga ngo 155 sibyo we yahisemo kwivuga n'izina ntabwo yahisemo gushyiramo yaza gushyiramo company tujya dusesengura bino bintu ahubwo tuvuge ngo kuki Coach Gael yivuze navuge izina rya company ahubwo Coach Gael ni umukire ntabwo yivuga baramuvuga tandukanye ibintu nayo Coach Gael kuko yego rero bamuvuga kubera yuko baba yatanze oya nanjye mpamvu ndi kubwira bano bakamarade barimo barakoresha ikiganiro bakagishyiramo 155 urumva ugezeho na ambassadeur wa 155 M cyangwa wabonye Coach Gael nabonye Coach Gael niyo mpamvu ngira ngo tuvuge okay mubaze abantu bacuzaga ibyo kurya n'ibyo kunywa niki Kigali Universe ni yande oye niyo Coach Gael 155 hari projet ebyiri ubamusobanurire what wave banza umve ni what wave babita guki iriya company yanuze ni ibitaramo rero byabaye bisize iki muri Musanze icyambere twabonye ni amafaranga kuko ni umujyi wacu wajemo abantu batandukanye baturutse mu ntara zitandukanye bivuze ngo twa visit Musanze yagenze neza bitewe n'iyi country tour abafite amacumbi abafite ibyo kurya no kunywa batejwe imbere abafite ubundi bucuruzi butandukanye twabonye amafaranga ikindi kintu twabonye ibyishimo kuba The Ben na Bruce Melody badutekerejeho bivuze ngo turi ingenzi turi number 1 nkuko baduhisemo ikindi kintu twabonye kirenze ibindi ubuyobozi bwacu butwitayeho pe even n'abayobozi b'intara yacu batweretse ko uruhare bashyizemo ari by'agaciro ni performance usobanura gute ku bahanzi ubwo duhereye ku wa mbere wageze ku rubyiniro kugeza ku wasoje The Ben usibye ko nshyiramo amarangamutima iyo ngeze kuri The Ben umva impamvu The Ben hari ukuntu performinga ukabona ibintu nyine bye biri kuva ku mutima tuba kugera kuri The Ben duhere ku muhanzi wa mbere Bwiza Bwiza wakurikiranye stage zose Bwiza Kitoko The Ben Bruce Melody kamere kuri umukobwa sibyo kamere kuri Bwiza uriya mwana afite impano uriya mwana afite n'ubwiza nk'uko wenda bamwise na Bwiza ikindi kuba yaratoranyijwe
ntago ari njye muntu wo kubishidikanyaho afite ibihaha afite kwereka abafana urukundo sinzi nimba warebye uriya muhungu wamusanze kuri stage bakabyina ntago ari wa muntu wica ku bantu werekana ko yageze ahagera nyine yereka urukundo abafana be azakaza akora twagera kuri Gitoko rero Gitoko we ni umuntu wacu hano Musanze ikindi arakunzwe Gitoko bibarwa Gitoko hano buriya nuwina ha ni umuntu wacu ni umuntu wacu uri kumva umva yageze ku gakecuru kanjye umva twari tumukumbuye kuri stage arimo araperforminga mbese niyo ya performinga nabi twari kunyurwa ariko ikiruta byose niwe muntu wa mbere warushije abandi ba Bruce Melody ba The Ben n'abandi bantu batandukanye kuri nje yabarushije ikindi kintu cya gatatu kuri The Ben The Ben ni umuntu werekana amarangamutima yiwe kuri stage ikinyabupfura kandi ikindi kintu kirutaho kuri abafana bari muri za bububu ntago nigeze mbibonana umufana wa The Ben yego no gutinyuka kuvuga bu abandi bafana bamubwiraga tuceceka ibyo bintu si byo bitugenza much respect kuri discipline ya The Ben ikindi kintu The Ben yaririmbye neza kandi ikindi yubashye abantu bari bahari bose tugeze kuri Bruce Melody nawe Bruce Melody nawe n'umuhanzi mwiza ndamufana ariko simukunda cyane nkuko nkunda The Ben kuko ni umunyarwanda mugenzi wanjye kandi akora ibintu neza ntago ari nyamugejeje hari ahubwo nuko afite impano ikomeye nawe yakoze ibintu neza usibye ko ngiye nambika imyenda ndumu fashion design I don't like this style yiwe kuko nimba nkunda ibintu byishimiye kubera nambika aba tourist ira myenda idakanga inyamaswa kake niki ngiye naho nkunda ibintu bipika cyane ariko afite tayi nziza yo kuberwa n'ibindi bintu bitandukanye mu minsi yashize ubwo Action Speed yazaga mu Rwanda byavuzwe ko ari we wamwambitse naramwambitse warubiza ariko yego naramwambitse yambariye muri Men Empire Shop iherereye mu Kinigi centre muri Rompwe neza abantu muzaza kwita ingagi n'abantu mukeneye style nka ziriya muzaze mbambike kwakira icyamamare kiri mu bakurikiranwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga kandi twagiye ni ibintu bisobanuye iki ikintu cya mbere nuko nabonye ko ndi umunyamahirwe kuko Aisha Speed nimba mwaramubonye ni umuntu wageze ahantu hakeya ariko ku bantu bakekaga yuko ari bubagereho siwe yagezeho ku bantu baremereye bafite izina rinini wapi wagiraga gutyo ukabona ku bw'amahirwe yawe Aisha Speed niwe muntu ugeze iwawe noneho byakubitanira nuko mu Kinigi muri Rompo ari nge muntu byibura wakitabaza ku kintu kijyanye n'ibyo bintu byo kuba wajya gusura inyamaswa imyenda myiza amakabutura amapantaro amakoti amajaketi n'ibindi bintu bitandukanye kuba yarahisemo ngewe numvise ko ndi umunyamugisha ikindi nda proud yuko mba numva ntatenguha abakiriya banjye byagusigiye iki nyuma yo kumwambika byansigiye first of all ni cyubahiro ikindi kintu cya kabiri ni amafaranga kuko nago namukopye nta nubwo namuhaye gift ahubwo yarandemeye ubwo yakwishyuye nkangahe nagari ngo ngana shaka kuba warakopse cyangwa kugira ngo umenyekane oya nago nakopye kuko nubundi ntago ari je muntu nabishegeye cyane nubundi nago ahubwo ndi umunyamahirwe nubundi nago yumva ikinyarwanda utubwiye utoke byibura ishati ngurisha amadolari 100 yeguza amadolari 200 cyangwa yego nago menda ikindi Aisha Speed usi nta nubwo wabona nakanya ko kudiringa nawe ngo umubwire ngo iki kintu ngo ni 50 ngo ni 20 ngo nangaye no protocole yonyine bifite nta nubwo kuba ibaze yuko nagiye ku Isimbi TV gutanga ikiganiro ariko Sabe yarambaje ngo nyereka video uri kumwe na Aisha Speed bitewe na time abafite n'amabounce n'ibiki no kubona wagira ngo nabantu baba barwaniye ahiwawe imodoka zimeze nk'iz'abajepe nabanye ziparitsi wanje njye Aisha Speed nari muzi ariko numvaga ntifite ikizere ko yagera iwanje ariko kunukubana cyaho nyine nk'umusazi akubita ukabona nyine abashinzwe umutekano we nibo bamushimiye tujya mu biciro baranyishyura baragenda yego iyo urebye ubuzima bw'umwari n'umutegarugori oya ntago naciye menshi cyane ko product zanjye zirahendutse kandi zirabera hano ndi kuvuga ngo iyo urebye ubuzima ntago yigeze kuko nta time yari afite nimba yarabonye ikabutura yambaye ari muri stade nta bintu byinshi baguze ni ikabutura imwe yonyine
yego niba warabonye abantu barimo baranyuramo cyane sinzi niba warabonye ubuzima bwa Musanze bugenda bwevurwa cyangwa uyu mama ni mwiza man asa nka Mutoni Asi. Okay, thank you. Njuga ngo yagunze ngo asa nka Mutoni Asi. Merci beaucoup. Thank you so much. Urumva Mutoni ari turamusuje n'umama mwiza. Ubuzima bw'umwari n'umutegarugori wa Musanze umeze bute? Sha nimba ari ikintu cyateye imbere hani Musanze n'umugore wawo. Ngaho ndeba nkanjye sibyo mfite amahirwe yo kuba nagerageza akazi karenze 3 cyangwa 4 bitewe nuko nyine ahantu ndi birabinyemerera haba hano kuri social media abantu mukurikirana Men Empire murabibona aho channel yanjye kuntu yatangiye n'ahantu igeze business yanjye uri kuyibona nimba mfite etage nk'ingi hano iruhande rwa stade nuko ndi umunyamahirwe ikindi nimba mbasha gukora shop nk'iri kabasha kugenda nuko ndi umunyamahirwe umugore wino rero first of all dufite ahantu ugenda ugafata amafaranga bitewe nuko uri umugore leta yacu yaratworohereje ushobora kugenda muri banke ugafata amafaranga umugihe yakoze umushinga neza ufite creativity and innovation ntushobora kubura ikintu ukora kiteza imbere yego turi muri Musanze n'abakobwa babiri bakuriye hano bavukiye hano babaye hano igihe kinini ubwo navuga Vestine na Dorcas nabo tugiye gutindaho cyane kuko urabazi n'abakobwa bari bamaze imyaka 4-5 bakorana n'uwitwa Emirene n'abakobwa babaye hano baririmbye muri za Gosheni ADPR basengiyemo n'abantu uzi mbere yuko twinjira ku kibazo nyamukuru ni Vestine na Dorcas bakuze bareba ni bantu ki ubazi nako bakuze mbareba cyane kuko ino Musanze mpamaze imyaka 10 naje muri 2016 nimba ari 10 sindabara neza ariko ni muri iyo myaka kuko ngewe mvuka ihuye ariko barabana aho nababonye n'ubundi muri cya gihe Irene yabafataga kuko mama wawe yacuruzaga aho bita mu Kinigi acuruza restaurant nakundwa cyane mama mwiza niwe muntu wagiraga ibiryo byiza kandi na n'ubu ngubu nubwo yahavuye ariko abantu bari gukora bagira ibiryo byiza bari abana rero kuva aho Irene yatangiye kubakoreshereza bahise baba superstar no kumubona mu nzira agenda byari nk'amahirwe cyere kumusanze ku rusengero hano Muhoza ukamusangayo cyangwa ku ishuri kugira ngo ubone amahirwe yo kumugera urabizi ko ibintu bya Irene biba biri crossed kubona umuntu we byonyine no kumubwira ngo suzuye umuntu menye biba bigoranye kubageraho ni ibintu bigoranye cyane ariko amakuru yabo twabaga tuyafite 5 kuri 5 haza kubaho saga ya Cana iriya saga nanjye yarambabaje cyane bitewe n'ukuntu nabonaga uriya mu mama buriya n'umuntu utagira amacabiranya n'umuntu utagira amacabiranya n'umubyeyi wiyubashye kumva rero ngo agiye kuri Cano ngo ari kurekera amacano y'abana be usibye ko nyine habayeho akantu ko kuvuga ngo uyu mugabo Mr Irene tumutezeho byinshi cyane reka tukomeze dukorane bakigarura ariko nyine kuza kubivuga kuri Cano bivuze ngo nakantu kari kamubabaje kandi kamubangamiye bivuze ngo nawe yari yatekereje birakemuka bariyunga arongera bariyunze kandi batekereje neza kuko umusaruro wavuyemo twarabonye abana barize bararangiza kuri manager Irene uri kumva bagera ku iterambere uko basaga siko bubagisa barasa nk'abantu barya babayeho neza n'ubundi bari babayeho neza ariko kuba baragize manager Irene tubimushimire tumuhe indaboze yego Dorcas yagiye muri Canada mu ijoro ryashize Dorcas ngo yagiye yego komeza umbwire akantu gatoya nge umera avuze urumva kamara burya reka mubwire ikintu ntuzakomeze uri umunwa gusa ngo kamarade niki tugerageze uzashaka umuntu ugira ahantu mukura naho umugeze urumva uzasiga umugani mwiza muri Irene urumva Irene afite content yo gucukumbira Imana umuntu runaka nka kamarade yabaga afite kuzana umuntu kuri YouTube yamukuye nka Musanze ariko Irene yamubonamo Imana akakubaza kamara wamaye nimero y'uyu muntu urumva Irene akafata urugendo akajya kumusura akamukoresha ikiganiro akamuremera akagera naho amugeze akamuhindura ubuzima yafashe niyo Bosco
ego arabikora yafashe Vestine Dorcas barabikora sibyo so buri kintu cyose uzakora nawe nkugira inama ndi kubikugawe kamarade uzasiga amateka ntuzasiga abantu bavuga ngo kamarade ntacyo bimaze ibikorwa bisigara mu izina ryawe kamarade sigamo ikindi kintu cyubakiyemo urumva iyo cyasenyuka giskwenywe bavuga giswenye n'abantu nta guskwenywa niba giskwenyuwe n'abantu yego sibyo ariko umuntu najya kubaza umuntu muri yatuma turavuga azavuga ngo kamarade mwapfuye iki kandi iyo mbonye iri kumurika ikiganiro bya byarambajije Afrique rero niyo mpamvu ngiye ngira inama petit yego ndabyumva cyane uyu rero reka ngo yakandi kagera kuri uyu mama uyu ngo zikinagenderaho kuba yarambitse umusitari byonyine we nawe ari proud yabyo kandi azahora bivuga rero kamarade wakoze iki ikibazo mubashije ntacyo ndakora rero shakisha ngo aya mukoro kamarade shakisha ikintu ngo aya mukoro tujye dufate faxman wacuje amatelefone mu mujyi faxman wabaye mu YouTuber Faxman wagiye mageragere agakozaho imitwe y'intoki akongera akavayo dufate Faxman kamarade nawe ni superstar no kuba nicaranye nawe n'umunyabigwi nuko wenda bavuga ngo ntacyo wakoze ariko kuba twicaranye nuko hari icyo wakoze kandi ngewe nyeneye nuko abandi batagikeneye ko ngenda gikeneye bivuze ngo nawe hari icyo wagezeho okay urakoze cyane ni Vestine channel barayisubiranye buragira tugenda akaruhuko kandi ngiye gunda ikiganiro kiri ku murongo yego barashwanye barongeye bariyunze abana barangije amashuri bigera aho ngaho bakora ubukwe nyuma yaho gato twumva ngo Vestine yatandukanye n'umugabo ndetse yahukanira inaha ibyo koko nimba ari ikintu cyankoze ku mutima amabere akikora uri kubyumva ni ukumva ngo Vestine yatandukanye n'umugabo kubyumva byonyine naravuze ngo no not Vestine ntibishoboka iyi ni prank ibi ntago ari ibyanyabyo umwana wakuriye muri ADPR warezwe na mama we nzi umwana nkure nago numvaga ko yahita asenya nta n'umwaka ushize numvaga ari ikintu nyine nago nabyumvaga ariko kubera ko byaciye ku rukuta rwe akavuga ngo nongeye kugira andi mahirwe sina kongera guhubuka ikindi nakubitira kuri interview yakoranye na Irene arimo arabwira rumuna wiwe Dorcas arimo aramubwira ati Dorcas mwana wanjye ushatse uri umwana nagukubita biriya bintu narabihuje numva yuko nyine habayemo akantu ko guhubuka koko ariko kuba yarahubutse cyangwa byaramubayeho ntibibujije ko ari Vestine aduhaye imiziki myiza kandi ubuzima buba bugikomeje wagejeje kuvugana n'umuryango wabo yaba mama we niba mutaravuganye se bavuganye nawe impumeko imeze gute ese koko nibyo Vestine atandukanye n'umugabo bamaze amezi angahe bakoze ubukwe nkuko ubibona mbere yuko bajya Canada bakoze ikiganiro na Irene baravuga ngo ubu Vestine yasoje kwiga Dorcas nawe yasoje kwiga Moa Company ibigo byamamaza ubu turahari iryo jambo sinzi nimba araryumvise bavugaga yuko bahari ibintu biri gukunda Vestine yarashatse yego ariko bitewe nuko nyine habayemo icyo kintu cyuko nyine Vestine urugo byamucanze numvaga nta kintu cyatandukanya Irene na Vestine na Dorcas sinzi nimba nawe ariko wabibonaga ntago nshaka kugera kuri Vestine na Dorcas na Irene bunda cyari ku mugabo umugabo wa Vestine na Vestine nyirizina n'umwana wari ukiri muto warukoze ubukwe byarambabaje kubona umwana utamaze n'umwaka agasenya njyewe urugo ndumazemo ubu ngubu imyaka irimo iraba 9 ariko nimba ari ikintu kigoye kubaka birimo ariko nimba ari n'ikintu kiri paradizo nacyo kirimo ndi ku Isimbi TV naravuze ngo njyewe ntafite umugabo napfa abagore benshi si twabyemeranywaho cyane nk'abantu bakoze divorce nuko umugabo yagukubita ubwo umugabo agukubise nawe ushyigikiye abo bagore
uza abagore batandukanye n'abagabo kandi bakomeza yego muri bakabaho komenti byabayeho abagore wa mugore we umunsi bazagukubita ntabwo uzongera gusingiza umugabo ntabwo uzongera kuvuga ko umugabo ari mwiza igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo gutuma urubyiruko aba new generation tubabuza kubaka none se nimba tuzi ko hari ubuki bubamo kuki tuzano kuri social media tugasasibiriza yuko kubaka bigoye ubwo iyo uvuze nyine biba byakubaye ariko si kuri bose ubwo iyo uvuze ubuki burimo kubaka ubwo ushatse kuvuga iki nuko iyo umuntu avuye iwabo njye navuye iwacu papa ari umutunzi afite whatever ariko ntabwo byari bimpagije navuye iwacu nshaka umugabo why not namugeraho nkashaka kumwitesha kandi aricyo kintu naje mbuze bivuze ngo ni nanga umugabo umwe wanjye nuko yakoze amakosa ya naya nzajya noneho gushaka babandi kubera iki tutumva ako kantu uzareba kenshi abagore badivorishije bapfa n'umugabo ngo yasambanye yakoze ibi n'ibi ariko bo bagatangira noneho bakaba abagore ba rusange bari bitesheje umugabo umwe kandi mu buzima nta bantu badakora amakosa icyangombwa nuko twagakwiye kwihangana kuko tuba tuzi icyo dushaka reka tubiveho ni itangazo ejo ryasohotse rivuga yuko Vestina na Dorcas kubera ubushake bwabo batagikeneye gukorana na M n'ubushake bwabo umwanzuro ubona byatewe n'iki ubundi mbere na mbere nkibyumva nabyumvise kuri Emirene ubwo Chita yararimo arahostinga Emirene nibwo Emirene yivugiye yuko atakiri manager wa Vestina na Dorcas ni ku nshuro ya mbere twari tubyumvise kandi tubyumvanye CEO manager wabo bivuze ngo ayo makuru yari yizewe hashize akanya gato mbona confirmed kuri Instagram mbona yuko Vestina na Dorcas ku rubuga rwabo babikonfaminze yuko Irene Murindahabi atakiri manager wabo nkibibona gutyo nahise numva yuko ibintu bo batekerejeho ko ari babiri bamaranye igihe kinini kandi buri umwe wese arimo arandika amagambo aryoheye buri mugenzi we ntago ndi mu mitima yabo ngo umenye ikirimo neza ariko ibigaragara ibyo bashyize hanze biragaragara ntago baremanywe kubana kugeza gupfa kuba bahisemo gutandukana bafite project zitandukanye naho bagiye abana baracyafite impano manager nawe aracyafite impano yo kumanaginga guhindurana imikorere rero ngiye numva nta kibazo kirimo ubona yahe makosa yabaye hagati yabo nabo ubwo ndavuga Emirene cyangwa Vestina na Dorcas ikintu cyo mbona cyo nuko bigoye kumanaginga umugore ufite umugabo kuko umugabo ni umutware umugabo ni umwami mu rugo nimba umugabo avuze ngo ntusohoka nk'ubu ngubu nimba umugabo wanjye avuze ngo sinshaka kukubona kuri zino social media ni impano yanjye ni talent yanjye mba numva nanabikunze cyane ariko ndabikunda pe ariko umugabo wanjye nkubwije ukuri ambwiye ngo sinzongera kukubona aho kugira ngo abana banjye mbateshe papa umugabo wanjye mutere stress no mu rugo byange nazihara ngo n'umugabo wa Vestina abwiye Vestina ngo sinzongera kubanana na manager wawe cyangwa mubwiye ati uyu munsi ngwino turi coding tujya muri studio umugabo akamubwira ngo izi saha ndashaka ko duhurira mu buriri cyangwa dukorana imishinga iyi niyi ibya manager biza nyuma rero nyeka yuko Irene yabonye bimugoye kuba yamanaginga umuntu wubatse ikindi kandi nimba ari secret ya Irene nuko azi kuzamura impano z'abantu bakiri batoya ashobora kuba yarabonye Vestina na Dorcas habagejeje araho akaba ashaka kubacutsa rero don't judge ntago situba judging nyine kuri wowe urabona hari gukurikireho iki rero icyo ndi bubone kiri bukurikireho nuko umuntu ushoboye kandi ushobotse ufite amafaranga agaragara pana abantu buri Irene nubwo atarafite more money ariko afite harya nindi uvuga ngo IQ afite ubwenge afite ukuntu adiringa n'abakire bakamuhereza contract n'ibindi bintu bitandukanye bivuze ngo rero nese wabisheze ko ufite amafaranga ndamutse ngiriwe ikizere cyo kuba naba managing first of all ndabakunda ikindi n'abana biwacu baririmba neza baracyafite amavuta kuba baravuye muri ADPR ntibataye agakiza ntibataye roho mutagatifu mwuka wera aracyabariho inkunga yabo cyangwa ya mavuta twabavomagaho ngira umugisha wo kuba managinga I do ubona ari nk'ibihe bintu wahindura muri management uburyo ba managingwaga cyangwa uburyo bari babanyeho na Emirene ikintu cya mbere nahinduraho first of all nabaha freedom barasanzwe bayifite
nyine hari ukuntu nimba bari barifite of course ariko not stop rusa kubera yuko nimba barabikurikiranye neza chano ya Irene niyo chano yonyine bacagaho hari Simbi TV hari Bacita Magic hari n'ahandi hantu hatandukanye bagombaga guca ariko bari abana ari muri system ya management kugira ngo nyine ni system ya management ariko nunabikurikiranye bura no gupostinga ifoto ya Vestina utazi ahantu yakorewe nk'ubu ngubu bagira anniversaire ubukwe kubona bari abana bayigezeho bivuze ngo bageze aho ngaho n'inahanga babize nibataha ubukwe bw'abantu batangira kwiyemera oya ntabwo biyemeye bari abana kuko ni abanyarukundo ndumwe mu bantu bakunda cyane ko no kumva ijambo ribiri bavugwaho nanjye mba numva ari igisebo kuri njye ntabwo biyemeye ariko iyo umuntu amaze kuba umustarira none ntabwo abantu bose baba bakimubonaho access cyane yuko abari kurinda amavuta ye kandi baba barayarwane biraza kwica iki kuri bo ikintu cya mbere cyo biri bwice ariko nanone bacunze neza kitapfa ni uburyo marketing uburyo imbuga zabo zakoraga uburyo bakoragamo ibintu byabo cyangwa nyine nk'ubu ngubu bashora nko kuba bajyaga nko gukora indirimbo nk'iriya ndirimbo usisite n'izindi zitandukanye ugasanga Irene yagiye ku macana atandukanye akabivugaho sinumva neza ko sindishwa neza ko undi mu manager bazagira azabakorera marketing ihagije nk'iyo Irene yakoraga tugana ku musozo niriye jambo wabwira Irene niriye jambo wabwira Vestina Dorcas ijambo nabwira Irene n'ejo twarahuye mu bukwe twaranaganiyeho gatoya ikintu cyo namubwira cyo nuko ni umunyamugisha ikindi ni umunyempano ntarekeraho nimba ari ikintu kigorana ari nabyo yago ajya avuga nukuntu abantu batazamura impano ikintu cyo namubwira cyo courage kandi ntukite ngo umuntu ararenze umuntu ntarenze jya ubafasha nimba ari wo mutima wawe icyo nabwira bari abana nabo ndabita abana ko ndabaruta nibakomeze bakore bareke gucika intege kuko iyo uzimye muri uru ruganda n'ubundi uca ku muntu ukagira ngo ni umuntu usanzwe bagumana amavuta yabo bakomeze baduhe imiziki nk'ibisanzwe ahatari Irene haba hari Imana hari n'abandi bantu batandukanye reka ngushimire cyane nawe ndagushimiye much respect be blessed asante sana kuri Men Empire w'agaciro zibangiye kuri Men Empire mukore subscribe turabakunda cyane tutabakunda cyane bivuye ku mutima nago twaba twabazaniye icyamamare nka kamarade wageze kuri byinshi ku izina rikomeye akaba yasuye Home Bar and Restaurant dufite amacumbi dufite ibyo kurya no kunywa dufite Men Empire Shop mu Kinigi twambika abantu n'ibindi bintu bitandukanye be blessed mudukunde natwe turabakunda mudukundishe n'abantu be blessed